utagira ngo umuntu agukunda kuko uri mwiza. Inenge ufite bazivuze nta n'umuntu watunga nimero ya telefone, ahubwo Imana ipfuka inenge ntiziboneka akagukunda ufite inenge. Jya ushimira Imana ituma bagukunda. Inenge ufite tuvuze inenge jya ushimira Imana ko tugukunda, nuko yapfutse inenge zipfukuye induru zavuga. Abaroma igice cy'8 murongo wa 5 kugera ku wa 9. Reka dusome, ndizera ko twaba twageze ahari. Haranditse ngo abakurikiza ibya kamere by'umubiri bita ku by'umubiri, n'abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana, ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. 9. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka. Niba umwuka w'Imana aba muri mwe, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Tuvuge ngo amen. Hariho intego mumaranye iminsi iboneka igitabo cya mbere cya Samuel igice cya mbere 26 kugera kuri 27, n'intego ivuga ngo garukana amashimwe mu nzu y'Imana. Amen. Ubundi sinjya kure numashaka tuganira kuri iryo jambo rivuga kugarukana amashimwe mu nzu y'Imana. Gushima Imana ninde ushima? Ntabwo abantu bose bashima. Hashima umuntu utekereza ku mirimo y'Imana. Iyo utagira igihe cyo gutekereza ku mirimo y'Imana ntiwashima Imana. Kandi gushima ni itegeko, ntabwo tubisabwa. Hari ibintu abantu bavuga ngo hari ikintu cyamaze kubona itegeko, igihano kigihana kiba cyahindutse itegeko. Ni nko gusenga, burya naryo ni itegeko, no gushima Imana ni itegeko. Amen. Amen. Ndabizi ko tuza kugira ibihe byiza. Ndagira ngo tugane ijambo rivuga kugarukana amashimwe mu nzu y'Imana. Se koko gushima ni ngombwa? Uyu mukozi Imana yavuze ngo ujye ugira uruhare rwo kugira ngo amatena agende neza. Abatese ko mbona harimwo abicaye ntabwo mwibuka ineza y'Imana. Abarimo atekereza ku mirimo y'Imana. Ushima rero ni itegeko, kandi umuntu udashima burya ntiyongerwa. Ariko ndagira ngo tuze kuganira turifashisha Bibiliya cyane, uko tugeze mu gihe isi yuzuye filozofi nyinshi kurenza umwuka wera. Tugeze muri cya gihe cy'ubuhanuzi Daniyeli yahanuye abona igishushanyo gifite umutwe, gihimba n'ibirenge, ngo ariko ngo ku birengeho ngo byari ibumba rivanze n'izahabu n'ibyuma. Tugeze mu gihe cy'ibintu bivanze. Ni ibintu mu gihe cy'ibintu bivanze. Ubona umugore ntumenye ko ari umugore ukamwitiranya n'umukobwa, wabona umukobwa ukagira ngo ni umukecuru, wabona umusore ukagira ngo ni umusaza, wabona mbese ni ibintu bivanze biraho ntiwabimenye. Wagira mu isoko ugashaka umurokore n'umupagano ukabona bose ni bamwe, ni ibintu bivanze. Wabona ingendo n'imivugire ukabona bose ni abaniga ni abajama, ni ibintu biraho bivanze. Mbese tugeze mu gihe kigoye. Ariko iki gihe tugezemo ndashimira Imana. Bibiliya yavuze ngo
mwebwe ntabwo mukiri aba kamere, kuko umwuka wera wa Kristo uri muri mwebwe. Utunze uyu mwuka wa Kristo nubwo ari mu gihe kivanze, ariko azajya atandukana n'abantu. Amen. Bibiliya yavuze ngo umutima wa kamere ni umwanzi w'iki? W'Imana. Muka ntibishoboka yuko umutima wa kamere ushobora kunezeza iki? Imana. Avuga impamvu. Aba ngo ku mutima wa kamere wita ku by'umubiri, ngo ariko umutima w'umwuka wita kuki? Ku by'umwuka. Hari ijambo usoma ukumva ririsobanuye, ntibisaba kujya muri komantere za Bibiliya, ntibisaba kushaka iniverse biblique, ubwabyo bikisobanura. Niba wowe ubwawe umutima wawe wita ku by'isi cyane kurenza ku by'umwuka, umutima wawe ni uwa kamere, uri umwanzi w'Imana. Niko birivuga. Niba umwete ushyiramo ushaka ifeza n'izahabu, utawushyira mu gushaka iby'umwuka, uri umwanzi w'Imana. Niba igihe uba iby'umubiri utagiye Imana, uri umwanzi wayo. Niba uzi gushimira mushumba Eduard kuko yagusuye azanye agafuka k'umuceri n'aka kawunga, Imana yaguha kuhumeka, ntuzinurwe no kuyishimira, uri umwanzi w'Imana. Ni ibintu bitagombera imibare myinshi. Niba uzirikana muyomba wakoreshe ka kositimu ku minsi mikuru, ukibagirwa Imana yaguhaye umubiri wo kukambika, uri umwanzi wayo. Niba umenya gushimira umugore wakwemeye uri umukene, mukamubyaranye kabiri, ukajya umutanira akantu ukamushimira, ukibagirwa Imana yatumye kwemera, uri umwanzi wayo. Bundi mbere yuko ushimira umuntu wari we wese, wakabanje gushimira Imana itumye ugifite ibitekerezo byo gushimira Imana. Mbere yo gushimira umuntu wakwambitse neza, shimira Imana yatumye agira uwo mutima wo kukwambika, kuko nta muntu mwiza ubaho. Bibiliya irabivuga, Yesu yavuze muri Mariko, yaravuze ngo umutima w'umuntu nta cyiza kibamo, habamo ishyari, inzangano, ubusambanyi, ubuhesi n'ubwicanyi. Aravuga ngo ariko uwo muntu iyo amaze kwakira Kristo agahinduka icyaremwe gisha, ntabwo aba akigenga, ayoborwa n'umwuka wera. Mbere y'uko ushimira umuntu wakugirira neza, shimira Imana yatumye kugirira neza. Mu gihe cyose udashimira Imana, uri umwanzi w'Imana. Reka utagira ngo umuntu agukunda kuko uri mwiza. Inenge ufite bazivuze, nta n'umuntu watunga nimero ya telefone. Ahubwo Imana ipfuka inenge ntiziboneka, akagukunda ufite inenge. Jya ushimira Imana ituma bagukunda. Inenge ufite tuvuze inenge. Jya ushimira Imana ko tugukunda, nuko yapfutse inenge, zipfukuye induru zavuga. Dukwiye gushimira Imana. Ni ukuri kose. Ipfukuye intenge zikagaragara, nta watunga nimero ya telefone yawe. Mbere nuzajya ubona umuntu agukunda, ujya wicara ufata ituro, uzubwira Imana ngo ndagushimiye, mfite umuntu nkunda. Si uko ndi mwiza, ahubwo wapfutse inenge. Muri byuzuye umwuka wera yibuka buryo ki? Yibuka gakondo, yibuka iwabo. Aravuga ngo si uko nari mwiza, habe namba, ni ubuntu bw'Imana yangiriye. Habe ngo byavuye kuki? Byavuye ku gushaka kw'Imana. Haleluya! Niyo gushimirwa Imana. Nduyuze umwuka aravuga ngo nanjye uko akunda umwana wayo, niko ankunda nanjye ndakwiriye. Tuvugishije ukuri, ubona wakundwa bashingiye ku giki? Shakamo ikintu kimwe cyatuma umuntu agukunda. Ni ijwi ryiza se ryarembuza umuntu? Ni indebo nziza se? Ni uburebure? Ni iki se? Avugisha ukuri.
ni kashe se izihe uyafite ko waba uri kuri lisite y'abafite amafaranga? Hari inama wari witabira iyobowe n'umukuru w'igihugu ngo bimenyekane ko nawe wazamuye bakuzi, ko utarajyayo ntabwo uzwi, ntawe ufite cecekere icyakahungu ryame. Ariko urukundo rw'Imana gusa. Uzi kubona umuntu afata telefone ye yaguze amafaranga ye n'amayinite ye yanashaginje ku muriro yishyura, akagutelefona ati waramutse ute, nishimwe. Umuntu udashima aba afite ikibazo. Bibiliya yavuze ngo ariko mwebwe ntabwo muri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka. Ndifuza ko uyu munsi wa none Imana ikumere umutima w'umwuka mu izina rya Yesu. Utunga umutima w'umwuka, we umutima uviva, umutima utekereza, umutima umedita, ukibuka imirimo y'Imana, ukayegeranya, ukavuga ngo Mana wagize neza, nzajya mpora ngushima. Dufite impamvu zo gushima. Kanihute ndebe ko byibuze naza kuvuga mu mpamvu mfite, ndeko nazavamo byibuze nk'enye cyangwa eshanu mu mpamvu nyinshi mfite. Iyo mvuze gushima Imana, rimwe na rimwe abantu bumva yuko ari ugutanga amaturo ku cyumweru, kuzana ituro ku cyumweru. Oya, burya nkubwiza ukuri, niba ujya utegereza gushima Imana ku cyumweru urarwaye. Ntabwo Imana bishima dimanche. Imana ubundi umuntu ufite umutima w'umwuka, munyumve neza, umuntu ufite umutima w'umwuka ashobora gushima Imana kuva mu gitondo kugera saa sita, akamaze gutanga amaturo inshuro zenze na 20. Kandi kankubwira umuntu ushima Imana n'ukunda Imana, udakunda Imana ntashima Imana. Kandi ubwo twagiye mu gihe cyose uzatekereza gushimira Imana ukajya mu mibare, iryo turu uzarigumane, ndakubohoye. Nujya gushima Imana ukajya mu mibare, iryo turu uzaribike, kuko uritanze nta rukundo ukunda Imana. Ituru ushimye Imana, munyumve, ishimwe ryo guha Imana ntawe ujya mu mibare. Umva nguhe urugero. Hari igihe mva mu rugo nkajya mu mujyi mfite ibintu binjyanye pe, nanyura ahantu ngakubita amaso ikanzu, nareba ukuntu isa n'ukuntu iteye, nkabona nyambitse madamu byavamo, ngahita nyigura. Mu by'ukuri mu byamvanye mu rugo, amafaranga najyanye mu mujyi arabariye, ariko ikanzu mbonye, urukundo rundushije imbaraga, sinibutse ko hari ibipfa. Hagira ibipfa, ariko nshimisha umutima wanjye n'umutima w'uwo. Iyo utaragera ku kigero ujya gushimira Imana ngo ntujye mu mibare, uba utarayikunda. Ariko urajya gushima Imana ukabanza ugakora umubare wa mbere, abana bazatwara aya, inzu niyi, igitenge niki, ibi n'ibiti, wapi ndumva namuhashye, nawe uzigaye. Ndashaka kuvuga ku mutima w'umwuka, ndi kuvuga ku ntego yitwa garukana amashimwe mu nzu y'iki. Kandi ibintu mvuga ndabereka verse biblique, harimo imirongo isobanura ibi bintu ndi kuvuga birimo hano. Niba ugitekereza kujya gushima Imana ugakora imibare, reka mbabwire ibintu turwaye indwara ikomeye yo kudakunda Imana, kabiri yo kutagacira Imana, gatatu yo kutamenya imbaraga z'imirimo y'Imana. Injya nangara n'ukuri kw'Imana, injya nangara pe, ngatangara ugasanga umuntu bamuzanye ngo bamusengere yarasaze. Yego, Imana ikamukiza ibisazi, yajya gushima Imana akazana 5. Kumbi byari byoroshye yuko ibisazi bitagushiramo, bakavuga ati cyakora twamenye ibitaro birenze Indera mu Buhinde birahari, wari kugurisha n'isambu ukajyayo. Ariko kuko ukiriye hafi nta gaciro bihaye.
ukarwara kanseri Imana ikayikuramo, ngo nzanye 20,000 mu rusengero. Ibutaro wari gutanga ngahe? Wari gutanga ngahe? Umurozi akagushumika inda yawe neza neza ikarenza amezi 9 n'umwana ntabuje ntakine, yavuga ngo ndashaka ko mumfashije mukamera Imana icyubahiro, muyikomera amashyi, muyivugirize n'impundu, ndashaka no gupfukama, hanyuma simbuke 3, hanyuma iryo n'iryo turuza n'Imana. Ufite ikibazo gikomeye, usa umutima w'umwuka n'umutima wa kamere. Impamvu ya mbere yo gushima Imana, tuyishimire yuko idukunda, icyo kirahagije. Utemera ko Imana imukunda ntayishime, ariko uwemera ko ariho kubera urukundo rw'Imana, ujye ushimira Imana icyo ngicyo gusa, we ngo ndagushimira yuko unkunda. Icyo ubwacu gishimira Imana, nubyuka mu gitondo ubwira Imana ngo Mana ndagushimiye yuko unkunda, ndabigushimiye, uragushimwa kuko unkunda. Data na mama dahari, Imana yarahabaye, vuga ngo ndagushimiye n'uyu mugabo wamaye, si uko nari mwiza, n'urukundo wankunze ukanteturura ntarasebera mu muryango. Ubishimira Imana, bwabyo ushimira Imana kugeza ute igukunda. Mpamvu ya mbere yo gutuma dushimira Imana ubwayo ni uko idukunda. Kabiri, icyatuma dushimira Imana ni imirimo Imana idukorera. Akuneka mbabazi, tuvuge ngo amen, tuvuge ngo amen. Abo tugwebaza mu biganza mu izina rya Yesu. Buneka mbabazi, iyi Imana ikubwiye ngo ndakuzamuye, ibikujyanye munsubize. Iyi Imana ngo mwana wanjye ndakuzamuye, nkwicaje mu ntebe y'icyubahiro, ubu utekereje ko iyo ntebe ari inshyashya Imana ikoze, ibivanye mu ndi ikagushyiramo. Kuki icyo utakibona gituma Imana ihagurutse umuntu ikakwimica, ikakwicaza yimuye undi? N'amaguru maremare, si uragira ngo usumbishije undi? Oya. Uragira se ngo bazagushyira mu mva ya 3 oya. Bazakujyana se muri 1 nyasi? Oya. Uzapfa nk'uko wa wundi ihagurukije azapfa, ariko kubera urukundo rwinshi ikakugira fave, ikaba ngo ndashaka kugira ngo nkwereke yuko imirimo yanjye kuri wowe igikomeje, ikagira uyagurutse ikakwicaza, ntubihe agaciro, ikakwicaza muri biri isohoye mwundi, ukabisikana ujya kubyara, ukabisikana n'utashye abyaye amubuze, ukabisikana ujyayo ukanamutahana, wahagera ntiwibuke ko arandi mwahahuriye yamusizeyo. Wajya ubona umwana akambakamba ukagira ngo ni ibisanzwe, ubundi iteka ryose umwana wajya umushimira akivuka akarinda saza ukimushimira. Ejo ukamushingira, wabona umushingira ukagira ngo ni ibintu bisanzwe. Hoya, burya kugira ngo ashyingirwe Imana yarwanye intambara nyinshi kugira ngo agere aho ngaho ageze. Wakaba ari umuntu ushimira iki? Imana. Umugabo wa mbere watanze ishimwe, buriya nicaye ntekereza ibintu bikomeye, nibaje ngo ni iki cyatumye Imana yemera ko, yego yemera ko tuyimenya. Ubundi kuki yemeye ko tuyimenya? Ntibyari byoroshye kwa mu buzima butamenya Imana. Kuki Imana yemese kumenya Imana? No kuba byonyine yakwihishuriye ukamenya umugambi w'Imana kuri wowe, wajya uhora wishimira Imana. Hari ibintu tuvuga mukagira ngo ni ibintu biraho. Kristo ni icyitegererezo kubizera. Hari abatubanje dukwiye kwigiraho. Iyo usomye itangiriro uraza gusangamo umugabo nkunda witwa Aburahamu. Ni umugabo watanze icya 10, kimwe mu 10 bwa mbere na mbere. Aburahamu yatanze icya 10 nawe, abimubizi none yaragitanze, agitanga byagenze ute? Ni umugabo umedita, utekereza. Mwene nyina
uwitwa Loti baramunyaze, bamunyaga ubutunzi, bamutwara n'abagaragu. Ngo ariko Aburahamu abimenye aratabara, aratera, ngo ajya gushyigikira umuvandimwe. Ngo baramutse bagarukanye iminyago yose bayizanye, ngo babaze basangana na kimwe cyatakaye. Aravuga ngo Uwiteka, ntabwo ari amaboko yacu abikoze, si n'amaboko y'abagaragu, ahubwo ibi ngibi ugaruye kuko byose byundi byawe byagiye, tugomba gutangamo kimwe mu 10, kandi gishyitse ngo aragitanga. Nta yindi mpamvu yatumye igitanga, yatekereje ku mbaraga Imana yakoresheje. Kandi niba hari ibintu Imana ikunda, ikeneye abayishimisha ibyo bafite. Sifa kwa Mungu. Bababwira inshuti z'umusaraba, wakabaye ushimiye Imana kubera intambara Imana yazute yakurwaniriye. Ndashaka umuntu Imana arinze ishuri ry'abarozi, kabati ngiye kuva nabonye numva ko abarozi babaho nta hembe, by'amahembe simbizi, by'imyuka mibi ntabyo nzi, byo kurwara ntabyo nzi, iby'inzara ntabyo nzi, nta n'abanzi ngira kuva navuka, nta kintu agira atya. Ngaho simbona twese ariko bimeze. None se byibuze muri mwe ndigira record defense cyangwa inkiragutabara yirirwa uruhande rwe kugira ngo ibyo byose bimuhiga, hatagira na kimwe kimukoraho. Simbaraga z'Imana ikoreshaho. Wakabaye ushimiye Imana bitewe n'intambara igira ute ikurwanirira. Gatatu, wagashimiye Imana. Aka kantu cya mukanyumva, ni munyumva aka kantu, tuvuge ngo amen, tuvuge ngo amen. Imana twakayishimiye bitewe n'imigisha iduha. Imigisha yirutira iduha. Ndagira ngo uze kumfasha kano kanya, uhita ujya mu mibare, jya mu mibare ureba amafaranga winjiza ku kwezi nasohoka ku kwezi, amenshi n'ayahe? Se mwambwiye baroko? Ayinjira nasohoka amenshi n'ayahe? Kutaraseba. Kwayo uhembwa atakemura ibibazo ufite, kandi ko nta bibazo usigaranye, ko byose Imana ifite ukuntu ibigenza muri dukeya twinjira, ikagenda ishutuyira impande n'impande, wabyegeranye ukabona birarangiye, ukwezi kurashize. None reba igihe ugerejemo, iteka ryose ujya ubona utubazo ufite dusa n'utwo abandi bafite. Iyo ni imigisha Imana iduha, ubwabyo byagutera kwishimira. Ngira ukuntu abana biga muri Kigali mu by'ukuri ukodesha. Abana biga gute ukodesha? Kwiwa wari umukora mukamura umuryango w'abantu 6, murya gute, mwambara gute, mwisiga gute? Mu by'ukuri ko Kigali ikintu cyose bakigura, ko nta naho umuntu ajya n'amaguru hose ko atega. Wasobanute ko ibi bintu bibayeho? Uzi ko bagukoreye audite, wahinduka umujura ruharwa, waba uwa mbere wiba, wibisha ubwenge no gutobora, ariko kubera imigisha y'Imana. Niho muri byavuze ngo sinzi ukuntu bigenza, sinzi ukuntu bikora, icyo nzi cyo nuko utegeka. Haleluya! Tera haleluya! Ukwiriye gushimira Imana kubera imigisha Imana irute iduha. Migisha Imana iduha yatuma ubwayo dushima. Uzi kuba muri Kigali wowe ukaba utagira ubutaka, ukaba utagira akazi, none ukaba utararwaza bwaki, bakaba turafatira umugabo wawe yatoboye inzu cyangwa yakoze mu ishakoshi, ukaba utarambara igitenge ngo kiguciye gicike uburi cyo cyane mu rusengero, none wicare wuzura amaganya. Oya, muri byavuze ngo bari iyo migisha yose ajya guha, erega ni myinshi niyo gutangaza, uyibare ntusige n'umwe. Twabyo byatumushima, byatumushima.
yibare. Bari imigisha uhere byose nyine mu kwa mbere ugeze mu kundi kwa mbere urebe ibintu uhura nabyo, ariko Imana ikarwana intambara kaguha umugisha. Ariko muzi umugisha Imana iduha, uzi gutega moto umwaka ugashirika 6, moto itararenga borudire, buri munsi ubona ku binyamakuru abo moto yasimbukanye, wose uragira ngo utege iyawe moto, se utega uragira ngo igira umutima nk'umuntu, reka da, moto yarengeje abandi niyo nawe ugendaho. Ariko Imana ikaba ngo ndagupangira umugisha, umwaka ushire nunduze, ndagusimbutsa tu, umwaka ubi wa mbere, 2, 3, ndakurinda inkurumbiye, ndakurinda ibyago, ndaguha umugisha. None iyo migisha nayo ubwayo yatuma dushimira iki? Imana. Ntabwo dutega moto zifite imitima wenda ngo zatekereje. Uzi ko abana bamaze imyaka ingahe biga, biyambutse umuhanda we bakongera bakanata, ntanyera gutabara zigendana nabo. Nukuri ntabwo ubona bagenda ukabona bagaruka, ntabwo ariko bose bagenda. Ntimureba televiziyo se, ntabari gupfa se bazize impanuka, burya nabo babakundaga. Ikavuga ngo nubwo bimeze utyo, muri bakeya nzarinda, n'uwawe nzaguha iki? Nzamurinda guha umugisha. Ho dufite impamvu, ariko Mana unyumvishe natere haleluya. Dufite impamvu zatuma dushimira Imana. Dufite impamvu zatuma dushimira Imana. Dufite impamvu. Muri byiza umwuka aravuga ngo ibyo atarakora si byo byamara imbaraga zo gushima, kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane. Nukuri kose uzi ko turiho, muzi ko turiho, barakore muzi ko turiho. Muri yavuze ngo babagabo beza bibishongore bari bazi kurinda ibyingo zabo, baragiye kandi bagenda ubareba, abakobwa bagenda ureba, abamama bagenda ureba, none uracyagenda. Uwo n'undi mugisha. Uzaba twatangiranye rimwe umurimo w'Imana, hari abagize abagore 4, hari abafite utubari 2, hari abandi bagiye gucuragura, none uracyari imbere y'Imana ukumva n'ijwi ry'Imana. Ubwabyo si umugisha, si umugisha ubwabyo, ntibyatuma ushima ishobora byose. Ukeka ko udafite umuhogo se, inzoga zinyuramo nk'iz'abandi, ariko Imana bati ngende komeza nkuzuza icyaka cyo kunyegera, kuko mfite ibyiza nguteganyiriza. Ubwacyo icyo cyatuma ushimira iki? Imana. Cyatuma ushima Imana, bwabyo tukayishimira. Bwati nubwo ushimwe ko tuba tukiri imbere yawe, byo bwabyo bikagutera gushima iki? Imana. Dufite impamvu. Ariko reka mbabaze, tuvugishije ukuri. Niba mutarabibaza ngewe narabibajije. Ubundi byonyine uzi kwicara wazanye intimba, wazanye umubabaro. Nge Vincent ntiwantumiye, n'uwantumiye biroroshye ko namuhakanira sinzi. Uzi kwicara ahangaha, umuntu yafashe igihe cyo gusenga asaba Imana ijambo rizaguhembura, akarara ijoro, wowe ukarara uryamye, akaza imbere yawe akakubwiriza, agacaho akagenda, imigisha ikakuzaho, ntaho uri busenye
uvuge ngo nshingiye ku magambo wabwirije buri kwezi nzajya ntanga aya ngaya, nta n'igihembo. Imana ubwo bati Vincent ndagutegetse genda uganize abantu banjye imitima ihembuke hanyuma utahe. Ubwaki icyo ngicyo ubuse wampamagara ku buntu nkaza. Tuvugishije ukuri. Oya nawe uzabigerageza. Reka nzaguhamagara ubwo ndashaka kuzaza iwanjye wicare gusa uzanganiriza ibikurimo byaba ibyiza uzanganirize gusa nyuma utahe. Ntabwo waza ngo ati nta mwanya mfite wo gutokuza kuvuga gusa se kuvuga gusa nge ntabwo nzaza. Ntabwo nzaza. Ariko Imana kubera urukundo igukunda igategeka uvuye Kicukiro igategeka uvuye muri Kenya akaza imbere yawe akaza kukubwira amagambo y'ubwenge. Nta wundi wakora ibyo. Ubwabyo byo byatuma dushimira iki Imana. Kujya kureba ba Messi na ba Mbappe nimwishyura amafaranga, kandi Mbappe ntari buvuge nukugira cya gusa ngo nishimye ngo Mbappe yasimbutse buryo gusa inimbuka yitahana. Nta jwi ry'Imana wumvishe, nukuri kw'Imana naryo Imana nta jwi ry'Imana wumvishe agahindura agatahana. Nta makuru y'amadeni ufite, nta makuru y'urugo rwawe umenye, ngo ukishyura gusa ngo nagiye kureba ba Messi ngo batsinze ugataha wanishyuye yawe. Ariko ukaza mu nzu y'Imana nta tike bakubajije, nta rama bakubajije, nta mitiwere bakubajije, umwigisha akakwigisha, abaririmbyi bakaririmba, inimba ikarangira, ukakira amakuru y'ubuzima buzaza, ukakira intsinzi ivuye ku Uwiteka. Warangiza ibyo nabyo ntubishimire Imana. Koko oya duhindura uburyo. Pera mwene si ikiganza mubwe ngo ukwiye gutunga umutima w'umwuka ukwibutsa gushimira Imana. Tuvuge ngo haleluya. Ndashaka kwifashisha nk'abantu nka 2 cyangwa 3 bamfatire Bibiliya gatoya. Fatira Bibiliya. Ndashaka kuvuga iri ngiri twayifashe. Ndebera muri Luka 18 murongo wa 12. Mushumba andebere Mariko 12 41 na 40 kujya 44. Somaze kuba 2. Uramukozi Imana undebere Zaburi ya 96 umurongo w'8. Bashaka ngo tuvuge ibintu bifite n'iki ni hano. Pastor wanje Madamu Shumba reba mu Kuva 3:4 murongo wa 20 urasoma se. Kuva 3:4 20. Uramukozi Imana Pastor 18. Luka 12. Mushumba Mariko 12 41 kugera 44. Mukozi w'Imana Zaburi 96 ku murongo w'8. Mutega amatwi mwumve. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa 2 ntanga kimwe mu 10 mu byo nungutse byose. Naho uwo mukoresha 12 gusa. 12 gusa aranditswe ngo mu minsi 7 hose niyiriza ubusa 2 ntanga kimwe mu 10 mu byo nungutse byose. Amen. Iminsi ngahe? 7. Bibiliya ivuze iminsi ngahe? 7. Yiriza ubusa kangahe? 2. Kangahera? 2. Wowe ni kangahe? Atanga icya 10 ukwezi gushize icyumweru. Muri iki? Mu minsi 7. 7. Wowe utegereza umwaka. Ngo utegereze ukwezi. Uvugishije ukwezi ukuri. Icyumweru gishira nta mugisha w'Imana uri kirinda gishira mama. Papa kigashira. Si Bibiliya. Ntabwo ndibuze gushyiraho filozofi. Oya reka tugende. Soma Bibiliya. Mariko 12. Mariko 12:41. Yicara yerekeye isanduku y'amaturo. Uwo ninde? Ni Yesu. Buretse gato yicara yerekeye iki? Yerekeye isanduku y'amaturo. Areba abantu batura. Amakuta bayashyiramo. Yego. Abatunzi benshi bashyiramo menshi. Umupfakazi wari umukene araza atura amasenga
abiri ariyo kuta rimwe. Ahamagara abigishwa barababwira ati ndababwira ukuri, iyo ukuriya mupfakazi atuye byinshi kuruta iby'abandi bose batuye, kuko bose batuye ibibasagutse. yego, Ariko we mu bukene bwe atuye icyo yari asigaranye, aricyo yari atezeho amakiriro. Amen. uwo ninde wicaye ku giseke? Ni Yesu. Ninjye? Ni Yesu. N'umushumba? Ni Yesu. Ndagira ngo mwumve agaciro amaturo afite mu ijuru. Tinyaho Kristo ubwo bati ibyo mwere ma protokole mwipfunda mu byibona uyu munsi muragipfundura ngihagazeho, ntimuyazane ndore. Yesu ubwe ngo batura areba, aravuga ati ndababonye, mujya gutura mwabanje mukakubitamwe imibare. Hari uwateze moto kugira ngo asagure yatuye, n'uwatinze acerwa ari kuvunjisha kugira ngo nayatura. Nababonye muri mwe nta n'umwe utura ituro rishitse rivuye ku mutima, ntawe utinyuka gutura bitanu afitemo senyisi, aho kugira ngo ature bitanu uwo munsi arihangana bati nzatura ubuta nabuzumvunjira. Nababonye nubwo mwayashyizemo ari menshi, ariko nta n'umwe yagize atura ituro rivuye ku mutima. Nababonye mutaga ibyabasagutse. Kandi koko wenda bibi iwacu da, hano mwebwe ntibihaba, ariko unagiye gutura hari ukuntu yatinzeyo yatakaye, kumva afite ukuntu yazipanze arimo azibara kashaki, mbese yayabuze ari gushaka ibyamusagutse. Ndagira ngo nkubwire ngo ukwiye gutunga umutima w'umwuka ugusobanura gukora icyakora ku mutima w'Imana. Iri ni itegeko ry'Imana. Iyi mpamvu ya kane yo yitwa ihame ryo kubiba no gusarura. Ibi niba ushaka gusarura, niba ushaka kubiba, bibiri icyo ugiye gukora. Punda abahanga no mu cyaro bahinga imyaka, ngo mbere yuko abiba imyaka mu butaka arabanza agafata ituro akajya kubibira imyaka ataye mu butaka kugira ngo izakure, ariko yarayishinganije ku Uwiteka. Ngo ariko habonekamo umupfakazi. Kandi mwimbibutse ko Yesu yakundaga kugaragara imbere y'itanu riri hagati y'ibihumbi 20 kuzamura. Ibaze mu bihumbi 20 kubonekamo umuntu umwe. Ubwo se mu bantu 5 habonekamo bangahe? Twikomereze. Zaburi 96:8. Dusome mu izina rya Yesu. Zaburi ya 96. Mwaturire Uwiteka izina rye rifite. Umurongo w'8. Umurongo w'8. Mwaturire Uwiteka ku izina rye rifite icyubahiro, muze mu bikari bye muzanye ituro. Karukira. Ituro ni itegeko cyangwa se itegeko? Mwansuje barokora abamufisha ijambo ry'Imana. Musanze ari itegeko cyangwa se itegeko? Ni itegeko. Sawa. Twagiye mama pasiteri. Kuva 3:9. 3:4. 3:4 umurongo wa 20 seya. Yego. Ntihakagire umuntu uza ubusa imbere yanjye. Yego. Siko byanditse cyangwa siko byanditse? Ntihakagire umuntu uza ubusa imbere yanjye. Uko musomye mwumvishe babidusaba cyangwa ni itegeko? Musubize, mwumvishe babisaba cyangwa ni itegeko? Sawa. Impamvu ya 5 nishaka naza guhita ngarukira ahangaha cyangwa nongeraho indi imwe mitengenda. Tuvuye ngo amen. Amen. Umutima w'umwuka ukwiye kumenya iby'Imana ishaka. Twagiye dukora amakosa abandi baradukoresha,
dutunga kwizera kudafite imirimo bituma tutabona Imana nk'uko tuyikeneye. Gatanu, iyo utanga amaturo kimwe mu 10 n'amashimwe uba wamamaza ubwami bw'Imana. Mateyo 6 mwumva uko bavuga, abanga ubwami bwawe buza. Bugira utera nibyo cyangwa siko? Tuhasome se ni muzi data twese uri mu ijuru, izina ryawe, ubwami bwawe. Muremera ko ubwami bw'Imana buza cyangwa bugumeyo? Aya, murabukeneye cyangwa bugumeyo? Murabukeneye? Mu bantu bandusha imyaka n'abaherutse mu ishuri, mumbwize ukuri, ubwami budasoresha bubaye? None se siko bimeze? Abakuru mumbwire, abatubanjije mu kuza kwisi, hari ubwami bwabayeho budasaba imisoro? Niga nyiri mutoya, ariko nakuze numva aba umusoro 400 wangahe wabozeho. Nubwo yazamutse, ariko kuva kera imisoro yagize ute? None ubwami butagira imisoro bubaho? Abari gukurikirana amakuru nabo bamamaza bari kuvuga ko umuntu nyereza imisoro bizagenda ute baroko? Se mwambwiye ko mbizi ko mubizi? Abazanyiraza imisoro bizagenda utera? Bazabafungira banabafunye. Kubera iki? Iyo nyereza imisoro ubu uri umwanzi w'igihugu. None ngo ranyereza imisoro ngo y'ubwami bw'Imana, uri umwanzi w'Imana, izakuniga ndakurahi, izagufunga inagufungire. Nta mikino ihari. Urarya imisoro wowe? Iterambere riva mu misoro batanga, none kuyirya urahamagara ubwami buze kugira uti wabo. Ubwami udasorera urabushaka hiki? Waburetse bukajya kwa naka. Kandi mbafashije kwivana mu rubanza, mwivane mu kibazo, usezere ubwami bw'Imana. Bwete ndagusezereye, nta misoro nzaguha, uzajye kwa Eduard ni uzahangana n'iyo misoro yawe. Wibera udatunze, naho nubutunga ntubusorere, izagufunga inagufungirana. Kandi muraza gutuma mbakeka ko rimwe abantu banyereza imisoro y'Imana. Kandi umuntu wiba, niba leta yamufata icyemezo cyo kumufunga, sinzi ko ubwo ngubwo bagwa promosiyo wiba. Ubwo umuntu wiba leta yagwa promosiyo, none ubwo niba leta itaguha promosiyo wiba, Imana nigupangira promosiyo kandi bizi ko nawe uri umujura. Iyo urya icyacumi, amaturo n'amashimwe, uba uri kurwanya ubwami bw'Imana, uri umwanzi w'Imana. Icya kabiri, ngaruki no hafi ahangaha twivire hirya iriya. Abantu bafite ikibazo cyo kutabona umugisha w'Imana. Impamvu ebyiri. Iya mbere, banyereza imisoro bakayirya be. Iya kabiri, abantu mu rusengero ari indyarya. Eduard umushumba wacu, inshuti yanjye Eduard cyane, ubu urebye ukuntu tugukomera amashuri guhanura, wagira ngo nuko tugukunda. Oya, burya nshobora gukomera amashyi ndi indyarya, kandi nkabura ukuntu uri mwiza no kuntu ngukunda, ariko ntagukunda. Munega amatwi munkurikirane, cyo ngendereye. Ukunkubereye indyarya, nako n'abantu akenshi bafata Imana bagashaka kwereka ko bayiryarye, ariko yireba mu mutima.
wajya kumva umuntu kandi Bibiliya hari ikibivuga ku cyitwa amaturo, yavuze ngo nimunzanire kimwe mu 10 maturo mu nzu yanjye bishyitse. Muzi impamvu biza? Ni uburyo bwo kugira ngo umutambyi agumane ubuhanuzi. Ubu impamvu Eduwara gihanura bikemera ni uko ari gutera ipasi gafata, burya ipantaro yacitse, mu gitondo yajya abyuka ajya kugira ute guhigahiga. Ntabwo ashobora kujya guhigahiga hamwe n'abakiriya icyo yaranguye bibiri avuga ngo nakiranguye 3-5 ngo agaruke ngo akontrole network akazifata, ntibyakunda. Biravuga ngo umwuka aba mu mubiri muzima. Munyumva icyo nshaka kubabwira? Ngewe sinzi niba ariko naye inshuti yanjye nkwibwirire nge umuntu nkunda ajyamo ibyanjye ngihumeka. Eduwara ejo bundi aramutse apfuye, kandi azapfa nyine, ntabwo azahoraho, ntabwo ari umusozi azapfa. Twagura indabo zihenze zihumura neza tukajya kuzishyira rusororo, ntari buzihumurize, ntari buzitore ngo tumufotore, ntari buze gukura mu kiganza gushimire, ariko twazigura. Mwaretse tugatunga umutima w'umwuka ukora ibyiza tukabikora umuntu dushima gihari. Ubundi urwo rurabo wari kuzanguruka runshinguraho rusororo, rungurire ngihumeka ngo usabire umugisha, ningira usororo uzarwihorera kuko sinzaba ndureba. Ni gute umuntu arwara mukabimenya ko yarwaye, akaremera se yashika mukabimenya ngo turagukurikiza amasengesho, bamara kukubwira ngo ageze muri mu gihe cyo kutarya yararembye, kavuga ati yo reka mugemurire. Kuki wemeye ajya se yashika ko wamenye ko arwaye akiri mu rugo? Kuki utamugemurira akiri mu rugo atarajya se hashika? Ko icyatumye agira ko ari ikibazo cy'ubushobozi buke, burya ikimutabara mbere yari kwivuriza hafi ntarembe, ariko paka arembye nibwo ujyayo. Mwese tugatunga umutima w'umwuka uduhishura iby'Imana ishaka mbere y'igihe. Koko Boyiro uyimusirire kuko yamaze kuremba, bakubwiye ngo ntibikiri gukunda ko ibiryo bimanuka, ngo nzajya atazapfa ntamusuye. Utanguranywe n'urupfu gusa, ariko wamusuye se atararwara ubundi. Ni iby'Imana. Dore ukuntu abasigaye babikora, bavuga ngo nzajya ntura Imana yamaze gukora. Oya, reka nkomerere ibanga, niwige gushimira Imana itaranakora, kuko Imana ntibeshye. Icyo nkundira Imana, ibyo ukoze naho wabyibagirwa, ariko yo ntibyibagirwa. Ntibishoboka ibyo. Nushaka uzajya ubikora, nyuma y'iminota 5 wongera ukora ibindi. Nushaka uzabikora biba byinshi. Imana ntijya ibyibagirwa, naho wabyibagirwa. Niko yatumye Petero kwa Kuro, ramwe ngo ye Koruneliyo we, igihe wahereye gushakashaka no kugira neza kwarazamutse biba urwibutso imbere y'iki y'Imana. Nimutunge umutima w'umwuka ubigisha gukora iby'Imana ishaka mu gihe gikwiriye. Nimureke kurya imisoro, ubwami bw'Imana bwamamara. Niba ushaka ko ubwami bw'Imana bwamamara, nimutange imisoro yose ku bw'izina rya Yesu. Haleluya! Ni gute wambwa kukunda Imana urya imisoro y'Imana? Ni gute wambwa kuri kujya mu ijuru kandi udakunda ubwami bw'Imana bwaguka? Kamvuga kanyuma dusenge, tuvuge ngo amen, tuvuge ngo amen. Bariza mwene se ngo mbaza ati ibintu uri kubyumva? Mubaze niba ari kubyumva ibintu. Ibintu muri kumva ari byo cyangwa ntabwo ari byo? Erega nimkamabwire, Imana yaduhaye amahame. Reka mabwire, Imana yaduhaye amahame twe kuyoba. Ibintu by'Imana byubatse mu buryo
iyo uciye aha ngaha ufite aho ujya, iyo uciye aha ntabwo itereta. Imana yadushyize inzira ebyiri imbere, nta mbaraga ishyiramo, uhitamo. Kandi ubuzima bwacu bwa buri munsi icyo nenda kuvuga, ariko ni ubuzima bwubatse mu nzira ebyiri. Iyo uri umukene uba uturanye n'amaganya, kugira ngo ujye mu ijuru ni ugushinyiriza. Iyo uri umukire nabwo uba uturanye n'ikigeragezo gikomeye, aho Yesu yavuze ngo biragoye ko umutunzi yajya mu bwami bw'Imana. Ni nko gufata ingamiya ikajya mu rushinge rw'urushinge. Urumva byatari ibigeragezo byombi ni uguhitamo. Iyo uri mwiza uri gishongoro ni ikindi kigeragezo mayi. Abakuru n'abatoya bazagushaka, abubatse n'abatubatse bazagukurura amashati n'amajipo. Byose ikigeragezo bigusaba guhitamo. Nabwo iyo uri mubi kandi nabwo ni ikindi. Uruvuga ngo ariko Mana wandemye unaniwe, nabyo ni ikindi, bisaba guhitamo. Uzabashirwa no gutunga umutima w'iki? Umwuka. Iyo uri mugufi ubabazwa nuko hari style zitakubera. Ubu nkanjye hari style nkunda ariko nta kambara, zibera abantu barebare. Bimwe bigera hangase unabyamana leta bihinduka ikanzu. Mbese ariko barebare nabo babarwaye niyo bati nanjye ubu ngubu ni insaza nzatangira kunama, ariko nanjye muri gahunda yo kunama ubu nzasaza ngihagaze gutya. Urumva rero ni inzira zingahe ebyiri tuzayibashwa no gutunga umutima w'iki? W'umwuka udushoboza kunyurwa. Uraba inzobe ugahura n'ikibazo cy'uko inzobe ngo uruhu rw'inzobe rusaza vuba. Waba igikara nabwo ukajya ubona inzobe ni nziza, bati ndanjye ndajya mu nzobe. Wagera ugashaka kugaruka inyuma ntibikunda, ihisemo ubuhisemo. Biradusaba umwuka, gutunga umutima w'umwuka wera. Urasenga ngo Mana numa Imana ume guhanura nk'umushumba, nerekwe nkora ibitangaza, wamara kuzihabwa telefone ikaguhamagara mu gitondo, umwe akava undi aho i Kanombe winyere wa Kibagabago, ugahora mu nzira ukabura umwanya wo kuruhuka. Batapu ibi nabyo byo urabampamagara ndayifunga. Bigusaba guhitamo, kandi imbere utarazigira wiza ugaterana ugafashwa ukitahira. None ibyo wihamagara nabyo ni uguhitamo. Ni ukuri. Urava ngo Mana mbaro njye gucuruza, ukajya gucuruza, wagerayo bakubita umusoro wa mbere kabati karabaye, wakunguka bikazamuka, uko bizamutse n'imisoro ikazamuka. Bati ko Mana ibintu nzahora muri ibingi ndacuruza imisoro igenda. Nuko bimeze, bigusaba kugira ute? Kwita. Nabwo wakicara ate ko Mana kuki wanyimye akazi, nabwo wakabona ugacika mu nzu y'Imana. Nabyo bigusaba gutunga umutima w'umwuka wera, kugira ngo buri kintu gikore mu mwanya ugize ute? Ukwiriye, kandi kigende neza. Dusoza. Habaho ubwishingizi. Bibiliya muri Maraki simbivuga hose, ariko haba ikintu cyitwa ubwishingizi. 3 se kwa Maraki haravuga ngo nimungeragereshe mu buzima bw'Imana, musome Bibiliya, mujye mu bahanga. Nta hantu Imana ijya yakira ibigeragezo. Irabizi ko ari bibi, ibigeragezo irabizi ko ari bibi. Yubatse ubuzima bwayo yirinda icyitwa ikigeragezo. Nta bigeragezo nshaka mu ijuru ntabyo, ariko bitewe n'umugambi mwiza iravuga ngo ndabizi ko muri abanyantege nke, ariko noneho nemeye kimwe, nimungeragereshe 1/10 n'amaturo bishyitse. Icyo geragezo ndacyemeye. Hanyuma nanjye nimubikora, icyambere nzarinda ibyanyu, inzige, kagungu, ikintu cyose. Mbese nimubikora nzemera mpinduka umuzamu w'ubutunzi bwanyu.
ndetse n'ibyanyu byagiye, nzashoraho ingabo zanjye zigende zirwane zigira ute zibigaruze, ariko icyo kintu nimujye ute nimugikora. ubundi ntabwo ibi bintu byaratwihishe. ngiye kubabwira ko ntabwo mbabwira abantu bajya babikora, reka mbabwira abantu ko ntimumbaze ari bande babikora. nge nsaba bajya batangira abagore babo icyacumi kuwa mbere mu gitondo, akajya imbere y'Imana bati nanze iki cyacumi nzanye nje gushinganisha umugore wanjye, umurinde imbwebwe, imbwa, ibihuma n'ibijwigira, ubunyere n'impanuka n'ibiki byose agasigayemo icyacumi akigendera. ubwo burya bamushinganishije. naho wajya Dubai nta konegisiyo, Uwiteka gusigarira ku rugo. ariko ibyo ngibyo ntubireba ngo ucunga ngo mesaje yasonye ngo kome mesaje ngo telefone kinze ni yani. ako ni akajagare, si uko barinda ibyawe. birindishe kimwe mu 10 n'amaturo bishitse, Uwiteka ahinduka umurinzi w'ibyawe. ubukwe burapfa buri munsi, ntumenya sinahabana. nimumenye ibanga ryo kurindisha ibintu. ni Imana ubwo yabyivugiye. mwakiraniza ijambo ry'Imana. mera mwene se ikiganza umubwiye ngo Uwiteka akomera umutima w'umwuka, umutima wuzuye umwuka wera. haleluya! umutima wuzuye umwuka wera ukumenyesha icyo ugomba gukora mu gihe gikwiriye. hari abandi bayobye bafata icyacumi ngo ndajya kugifashisha abarwayi. kugifashisha abarwayi barakubeshye. ibintu by'Imana byubatse ukwabyo. kuki yakitse icyacumi? ikindi akacyita amaturo y'umutima ukunze, ikindi akacyita amashimwe, igashyiraho n'umwanya wo kwita ku bapfakazi n'abakene n'imfubyi. ni deparatoma zitandukanye, wivanga ibintu. kandi Uwiteka abahire mu izina rya Yesu. dukomere Imana amashyi. umuntu munyumvishe natere haleluya. mbere yuko dusenga reka tuganire. umbarizo umuntu muri kumwe, urumva udafite impamvu zatuma ukora ibyo Imana ishaka? nta mpamvu zihari. oya mubase urumva ntazihari? ntazihari? mwumvishe nazo? murumva ari nazo? mu by'ukuri burenge mbabara koko murumva ari nazo? injya mbabara y'abaramya batubwiye ngo mwaje tugahimbaza Imana. ubundi ntabwo bakwiye kubitubwira. reka mbabwire inshuti z'umusaraba, ntimuzongere kubitwingingira. muri kutugora, muri kudushyira mu bintu murimo twebwe tudashaka. reka twese ntabwo dukunda Imana. uri kujya kunkundisha Imana ngo kumbara ngo ngwino uyisimbukire. wasimbutse wowe wikunda, nanjye ko ntayishaka. umunsi byamfashe ko nzisimbutse. uramatira gushima ibyo yakoze simbyemera. umunsi nzabyemera nzajya nshima mwana atashye, sigare nigaragura imbere y'Imana. tereka ngushimire wangiriye neza. kandi Imana yavuze ijambo ryiza, yaravuze ngo nkunda abankunda. ako kantu kararyohera, nkunda. iyo ngiyo ni ihame, ntabwo igutereta ngo yikunde, yihorere. no si yabuze abayikunda. muracyahari? turambura Imana ibiganza dusenge. ndashaka umuntu umwe wumvishe iri jambo ry'Imana rigiye kumwimura, ko ndifuza ko aya magambo wakiri uyashyire mu bikorwa. kandi uyashyira mu bikorwa, ndababwiza ukuri, hari ahantu aguterura, hari n'ahantu agutereka mu izina rya nde. tera haleluya! arya umwene data yitwa Edward, uyu wataramiye Imana. Edi Ndorimana. mbo sindi butinde, murumva mfite abashyitsi nanabakerereje, ariko ndagiye kamubwira ikintu kimwe cyane. ukoresha imbaraga zawe zose
zose zose zose zose uyiramye uko ubyumva, uryame usimbuke, kuko uku niko kuri kudasubirwaho, kudasubirwaho, kudasubirwaho. Imana ikujyanye muri Amerika. Bidasubirwaho, kuko waranagerageje ubona bitazakunda urabireka. Bidasubi ituaka ifungutse narondogora kandi umushumba naza gukomerezaho. Ndashaka gusengana n'umuntu umwe ndafashijwe na none. Mana ntangiye kwerekwa pe. Haleluya! Ngo aduhaye umugisha. Bibiri yavuze ngo uwo nkunda ndamucyaha nkamuhanisha ibihano bikomeye kubw'urukundo. Reka mabwire, Uwiteka aduhaye umugisha. Data mwizina alari edopi liwirima ndarashario azamepi lalanga ya sandome kitalia ha la da dipini maigando oneshaidize lela aloa urera enosike doria tatapime edi. Reka imbabazi zawe zibe kuri buri muntu. Reka imbabazi zawe zibe kuri buri muntu. Kandi Imana wumvishe ijambo ryawe wese ntahomberwe. Mwatuhe imbaraga zo gusohoza ibyo ushaka. Kandi uku kwezi kwa mbere Mwami kwera imfura mu mezi bagize, ubwo bafashe icyemezo cyiza, reka kibabyarire ubuzima bushya. Iki cyemezo gishya bafashe kibabyarire ubuzima bushya mu izina rya Yesu. Indwara zizacire, abashomeri bazabona akazi, ingumba zizabyare, abakobwa bazakora amakwe n'abasore mu izina rya Yesu. Ukuboko kwize kw'Imana niwe nihizi biniwe shato pito nemangaya lala wigribini faria shemani grime enota before Lord shiru enemos.